amahoro irwejuru na ruhiza mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza yewe nyiramubande we nyiramubande we. duheruka agatsimbanya ashaka kwihimura ku bamuteye amabuye anakeka ko aribo bamwangirije imyaka yaba yarabyitwaye mate kurikira iki gice cy'umukino Nyiramubande. no mu karere k'ibiyaga bigari. ese minyo kutakiza kwigira muri groupe yacu di reka narinzi ko iyo groupe itakibaho da. ego ko nukuri sha iracyabaho rwose turacyahora tugasobanurirana amasomo agiye akomeye shaza ukuntu ari byiza noneho buri wese afasha mugenzi we kubyo atumva neza ni ukuri sha nawe uzaze di ni ukuri uzagaruke kandi mbona byagufasha cyane. ewe abijuru we biriya se aha ahubwo njye mbona ari uguta umwanya ni ukuri njye sinakwibonera umwanya pe mba nifitiye ibindi bintu ugije kandi bifite akamaro. yego eka sinshobora pe. ese wigize ibikira se hari ibitangaje ngo bigufitiye akamaro ubwo se n'ibiki byakugirira akamaro kuruta kwiga minyo. yego ubwo se nabibura ndumiwe pe. ndakuze sinabibura rwose. yego ndabona usigaye ufite na telefone cyane da. ese ko usigaye ari umusirimu. iyo nibonye uravuga ntarajya hanze ye ngo iki wifuza rwose ujya hanze cyane ukasaba kumirira ubundi ni ikihe gitangaje shushu. yego ko minyone yagiye hanze mubikize uzabibona. oya mubiki uzabibona. ahubwo se iyo telefone wayikuye hera. njye basanzwe bazi ko nkora ibiraka ubwo si amafaranga baduhembye wababwiye iwanyu ko bayakuye. nawe urababwira iki nawe benshi karabona torobe kandi kubeshya wowe ukabyara binjya mu mutima. ubwo se mama Yusufu niyongera kuduha ikiraka ubwo uzavuga ko zeraho yatora. sirabura icyo babwira. uzi ko yabinyo ngo ashaka kongera kudutuma. oya urabeshya ariko mbege biriya mari yiwe simushyira amakenga rwose. umva noneho rero ubutaha mama Yusufu niyongera kudutuma tuzapfundure turebe iyo mari yari. kante karame ngaho nzamurira icyo kirahure niyo masitike ndebe ko nasubizamo ikindi da. urambabarire di iki singiye kwihanukira muri iki gitondo. manuka ufate ukomeze ndamanuka ukizamurire erega urwishigisha yararusoma. ngaho nawe ngurwo rusome bireke noneho ndebe ko imibi itarari gutonora. bikambwira iki se ariko madamu ndakumva wakwega inzoga hanyuma tugatumira abantu bose tukababwira akaga katwugarije muri iyi minsi wenda ko badufasha kureba buryo ki twakwihimura kuri ziriya mpunzi zikabije kuduhemukira rwose cyare. ariko nawe nyamaza twaziha isomo ku buryo zitabyibagirwa kugeza igihe zaba zaratashye n'iwabo. ariko ye niko bimeze. ubwo rero dupfusha ibitoki ubusa ntabwo ari ngo turenga amayoga yo gucura imigambi mibi bigezaho. iki gatsimba singushyigikiye ariko uzi ko n'ugutora akandi gatekerezo. yewe data we naho biriya byose nigenda gatimbanye inzu ubwenge koko biriya byo ntibyashoboka ngaho sha noneho ndaba mbashoboye pe. urakora iki se yumva ko bigenze bitari byo guca ibitoki ariko reka dushime Manuel wadufashije gusobanura imibare uyu munsi. ntabwo atagize Manuel ni umuntu w'umugabo. ubwo rero ubutaha tuzashaka irindi somo ridukomereye
dushake no kudufasha kurisobanura mu buryo bwimbitse rwose. nibyo ngera bishyigikiye guhera ku munsi wa mbere nanjye ubutaha ninjye mbemereye kuzabasobanurira cyabyoroshe kandi turashimira abijuri urakoze rwose wazanye iki gitekerezo none se byako mutacimira sinagishyigikiye ariko kwimwara rwose ntajya ateshwa no gusenga urakoze cyane nawe mbege ntiwumva kuko iyo kitaza gushyigikirwa na buri wese byari kugaragara ko hari aho tutemera ko dufite imbaraga nke byadusaba gukenera ubufasha erega n'umutwe umwe wifasha gusara sibyo mvuga urasarada ni muri urwo rwego rero naje kugira ikindi gitekerezo cyunganira kimwe ibitekerezo reka nuko ratabwi abijuru nasanze ntacyo byaba bimaze rero guhugira mu masiyanse gusa uko se tudatekereje ku bikorwa bishobora gufasha umuntu kugira ubumuntu ibitekerezo guharanira amahoro muri rusange icyangombwa gusa aya pe ibyo byo ndumva ari ukwigerereza rwose mwajye mutekereza ibintu bishoboka se n'iki kidashoboka ubwo se urumva ibyo bintu twabishobora gute kwera tuzahagarika intambara z'isi se yego ko mana yanjye uraho sorongo we uraho nyina w'umuntu ko ntari nguherutse inora aha usigaye wigumira iyo ruguru irwejuru mu nkambi we nta no gusura abantu wa muntu se we ntaba nza gukora iki ariko rwose ntugakabye erega impunzi zirimenya oya niyo wanyaruka nk'uko wajyaga ubigenza ukaza ukungurana n'abo hanze ibitekerezo ntabwo ari byiza gukomeza guheranwa n'ubuzima bwo mu nkambi ni ngombwa gushyikirana n'abaturage bino byanabafasha kureka gukomeza guheranwa n'agahinda rwose byihorere nyina w'umuntu we iturize erega ikirya umuhini kiba cyototera isuka mana nyagasani iyi migani se yo ugutemeye itungo se ubwo se waba ashaka reka ukubise imbwa abashaka shewe ariko we mbese burya ihene gatsimbanyi yatemye n'iyawe yebaba data we soro ibiri kubera inaha rwose ni amarorerwa pe uzigatsimbanya inyuma yaho ibyo bamukoreye kwavuga ko ari wowe uri kumwihimuraho se byaba ari byo reka banze nsubize ikibazo cya mbegeti ntabwo ari ukwigerezaho mbegeti uko bukeye n'uko bwije abantu n'ibihugu bagenda barushaho kwangana no gukora ibikorwa bigayitse cyane urubyiruko nkatwe twagize amahirwe yo kugera mu ishuri hari byinshi dushobora gukora byagerageza kugarura umutuzo n'amahoro mu bantu ndetse no ku isi muri rusange usajya byemerewe ibyo byo ntubeshye rwose uzi ko ujya kumva kuri radiyo ngo umuntu ndi umusaza ngo yasambaje umwana w'umukobwa ariko se ku buryo mwe mwagira ubushobozi bwo guhagarika intambara ku isi na loni itabishobora ngaho muzahera iwacu dutahe bagete n'imbagete ko intambara ni iki mbege urumva intambara ari iki intambara ni ibitekerezo bibi by'abantu batandukanye bigenda bigatutumba bikagera hejuru bigakora igicu gikomeye cy'urwango cya gicu kikaremera kikamanuka kikabagwira nta handi amahoro ava amahoro aturuka muri twe akabona agasakara mu bandi abana bato bafashe iya mbere mu kugarura amahoro aha amakimbirane ari muri aka gace k'ishuri ryabo riherereyemo bazayashobora naho ubutaha